urabihanagura uri ukamera ntakamera ahubwo ndinde wo kudakamera urabihanagura ntabyo mpanagura urabihanagura ntandese urabihanagura ntabyo mpanagura urabihanagura. gufata abakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe bwo kuzunguza mu mujyi wa Kigali ntabwo ari bishya mu itangazamakuru, ariko uko bwije n'uko bukeye aba bafatwa ntibahwemye kugaragaza impungenge bahura nazo zo kuba badafite aho bakorera ndetse n'ibibanza ngo bikaba bihabwa abifite. Nge hari benshi nabonye nzi ko bafite ibibanza, hari na benshi nabonye, hari n'uwo nabonye yarashinzwe kwishyuza irondo n'aba mudugudu, ahubwo baretse gufata abazunguzayi bayifatira abo ngabo, sinzi icyo bashingiyeho. Nta muzunguzayi uzemererwa gukora, ese tuzabaho gute? Bavuze yuko umuntu bazafata bazamujyana igikondo, ese tuzabaho gute? Nimutuvugire n'ukuri. Ibyaje kuba gahomamunwa bikanababaza abaturage ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 9, ni umucuruzi wafatiwe ahazwi nka Rabona adresse agafatwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge, harimo abanyerondo daso ndetse n'abandi banyerondo batambaye impuzankano y'akazi. Ariko abaturage baza kubabazwa nuko uyu muzunguzayi yafashwe akagaragurwa hasi kugeza ubwo bamwurije iyi modoka babanje kumwambika ubusa buri. Nyuma yo kubona barimo gufatwa amashusho n'itangazamakuru, bamwe mu bari muri iyi modoka ntabwo banejejwe nuko amashusho yabagiye ahagaragara, ibyatumye batwotsa igitutu ndetse bakanavuga ko ngo tugomba gusiba aya mashusho nubwo twababereye ibamba. uri ukamera ntakamera ahubwo ndinde wo kudakamera urabihanagura ntabyo mpanagura ntandese ntabyo mpanagura urabihanagura urira hari ntago nyurira kugira ngo byumve neza, ntago nyurira. Urabyumva neza? Winka banzu nyumve ntago nyurira. Nibyo uvuga ngo ndasiba ntabyo nsiba. Yego. urabizi ko bisaba indansaba uburenganzira ndi mu kazi kanjye. Okay. Rindira turi mu kazi kacu kujya mu modoka, turi mu kazi kacu nanjye ndi mu kazi kanjye. papi turi mu kazi kacu, uri mu kazi kanyu nanjye ndi mu kazi kanjye. Ntago njyamo nayo mpanagura ntago munyanagura. Urashaka iki? Ntago nyihanagura. Ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ku murongo wa telefone, Bwana Ngabo nziza, aho yagize byinshi atangaza ku bw'iki kibazo. Nta muzunguzayi bafatwa cyangwa se babuzwa gucuruza ngo bamufata bishaka. Birashoboka hari n'abo babuza bagashaka guhohotera cyangwa se guhangana n'inzego z'umutekano, kuko urumva yuko hari imodoka y'umutekano, noneho bakamusaba yuko bamutwara akabyanga kugira ngo wenda ko bamuterura. Gusa ubwo turabireba, ndaje nkurikirana uko byagenze. Ukuri ko ni kumwe nuko nta abazunguzayi harimo ababyumva bagakurwamo, bashyizwe mu masoko. Twakoze uburyo bwose bushoboka bahabwa aho kuba bajya gukorera. Cyari kirimo gukorwa kitabwaho cyane kandi kiri mu nzira nziza yo gukemuka, icyo kubafasha no kubona igishoro ku bafite ubushobozi buke, ariko hari n'abafite ubushobozi bwo kuba bafite igishoro cyo kuba bakora, bakifuza gusa gukorera hariya mu mihanda, kuko wenda babona ko ariho habaho amahirwe menshi yo gukora. Ubwo icyaba gisigaye ni uburyo bwo gukomeza gukora nk'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano kugira ngo bakumire buriya bucuruzi butemewe bukorwa mu buryo bw'akajagari, hanyuma hakabonekamo ababyumva bakavamo bakumvira gahunda n'inzira bahawe n'ubuyobozi kugira ngo bakorere ahakwiye kandi hemewe, boroherezwe, birinde icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyagaragaza guhangana hagati y'impande zombi. Ibyo ni ibyo abantu bagomba kugenda bakosora, ariko mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, budahutaje ariko bukumira iryo ubucuruzi mu kajagari mu mujyi wa Kigali. Byo dukomeje kubikora.
abakora ubu bucuruzi ntibahwemye kugaragaza ibijyanye no gukubitwa n'inzego zitandukanye zirimo daso n'aba banyerondo, gufatwa nk'ahatari ikiremwa muntu ndetse no kugenda bakubitwa inzira zose, ibyo batahwemye gusaba ko ibi byacika iri hohoterwa bakaba barikizwa. Nubwo ubona kugeza kuri uyu munsi wa none aho kugira ngo ibi bicika ubwo bigenda birushaho gukaza umurindi. BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Turasubirayo mu muhanda kandi nibadufata ntago tuzahagarara. Niho hari hadutunze, twebwe tugomba gusubira mu muhanda aho kugira ngo leta ibe yaduha isoko none nibarangiza baze kuridukuramo. Ni leta imwe, bose bari hamwe, ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho. Iri ni ryo soko ryari ryarubatswe na koperative ya Adarwa ikorera mu gaciro ka Gisozi ho mu karere ka Gasabo, aho bavuga ko iri soko ryari ryaje ari igisubizo ku bakoraga ubucuruzi bwo mu muhanda ndetse nabo ubwabo uko babishimangira mu majwi yabo. Hano hantu hari hagiye kudufasha, twari dutangiye kubona amafaranga make yo kudufasha n'abana bacu. None rero gahunda yari si yindi, twebwe turagiye ni muturekure namba mudusubiza mu muhanda dusubireyo rwose. Urabona ko izi mari urumva na hano haruzuye, agashoro nagiye kukaguriza mu bavandimwe bangurije amafaranga, dufite amafaranga ya banki twagiye dufata. None ubwo ngubwo tuzabona gute? Harimo avoka, harimo imineke, harimo amapera, nibimara guhomba amahereza azaba yayo, banki tuzazishyura iki? Twebwe isoko niba Kagame yararitwubakiye akaduha nk'abazunguze mu muhanda, umurenge wa Gisozi Musese ngo yakabibona, yajyaga kubitana imigeri nkatwe mu muhanda, akatubwira ati ngiye kubategurira igisubizo cyiza cy'ejo hazaza. Aza tubwira ngo isoko nahanga hari duhaye, none barangije kubera amatiku yaho bagiye kuhadukura. Twe ntabwo twahava, ntibishoboka. Baduhaye ibi bisanduku byonyine turikingishiriza ni 2020 twagiye dutanga kugira ngo dushireho urugi. Abantu bagiye bubaka hariya ni 40 bari kububakira kugira ngo bakamanike. Ibihombo dufitemo ni byinshi. Bavuga ko baje gutungurwa no kubona imashini iza gusenya rino soko ryubatswe ubuyobozi bw'akarere bubizi, ndetse bakanavuga ko byaba ari igihombo kuri bo ngo kubera yuko baba basubijwe mu muhanda kandi bari bagerageje kwiteza imbere. Ni leta imwe, bose bari hamwe, ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho. Twebwe kuri twebwe nk'abaturage bakoreramo hano, twe twari dufite ikibazo. Aba bazunguzayi barabirwaga bazunguruka mu isoko, umwanda bajugunya ibyo bintu byose abariye hose bakajugunya hasi. None twe twagize amahirwe tubona babubakiye isoko, bari bamaze kubashyiramo, bari kugenda babigisha n'abandi babakuramo babashyiramo hano. Tugiye twumva mu gitondo ngo rya soko bagiye kurisenya. Urumva ko tuzacuruza imbaho, ducuruze n'ibiryo mu isoko n'umwanda, kandi leta idashaka umwanda. Ntabwo twibaza impamvu rema rwose iri kudusenyera isoko ntitubizi. Baradusubiza mu muhanda nk'abandi, leta iratwizeye. Urumva umusaza Kagame aduhaye isoko, bararangije ngo nituze turivemo. Ntabwo ibi ngibi bizabaho. Urumva turasubira mu muhanda ariko turashyingura b'inzara. Niba tureke dukore natwe, ntabwo tuva mu isoko. Urumva baguregereza badushyiramo tumenye ngo baradufunze. Tuzahora twebwe kwa Kabuga? Ntabwo tuzahora kwa Kabuga, ni mutubabarire rwose. Kagame yaduhaye amaseta, niba tureke dukore, niba dukuraho amatiku yabo. Ntabwo twebwe tuza kugwa mu matiku yabo n'udukimbirane. Ibi bishimangirwa n'ubuyobozi bwa Adarwa, aho basaba ko icyifuzo cyabo batakabaye iri soko risenywa nk'icyifuzo cyarema ku ruhande rwabo. Kuba wenda ntabwo nzi niba rirema isenya cyangwa ari urundi rwego ntazi, ariko urabibona ko byanga bikunze riramutse risenywe ni igihombo kinini cyane. Urabona amazu yubatse ahanga, ndetse nta nubwo ari n'igihombo cy'amafaranga. Ngiye ku bwanjye mbona ni n'igihombo cy'abarikoreramo kurusha wenda na Adarwa yashoye. Iri soko tufitemo imyanya 350, ariko abari barikeneye barengaga 350, ku buryo abantu bakomplayininga batarabona imyanya hano ni benshi. Nibaza ko rero ari igihombo cya benshi
kurusha kwenda cyaba igihombo cy'amafaranga adarwa yaba yarashoye. Iri soko ryaje hano mu cyifuzo cy'ubuyobozi cyo ko abantu bareka gukorera mu muhanda kwa kuntu usanga bacuruza imbuto mu muhanda, imyenda iki, kugira ngo batangire babazamure buhoro buhoro, baba bacuruza ndetse bacuruze mu buryo bw'umwuga, ku buryo ejo bundi uzasanga bafite za tini namba nabo bagiye gukodesha ahandi, abarumuna babo nabo baza ahangaha. Ni uburyo bwo kubigisha, ni uburyo bwo kubashyira mu mwuga w'ubucuruzi nk'umwuga, bagacuruza nk'abanyamwuga profession. Ubwo twakoraga iyi nkuru, iyi mashini cyangwa se ikaterepirari yari gusenya yari igiparitse ntacyo yari yakora, inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abayobozi batandukanye nabo baraha, ariko abazunguzayi cyangwa se abakorera muri iri soko bahoze mu buzunguzayi agahinda ari kose, bakibaza impamvu isoko ryakubakwa akarere kabizi, rema ikaza kurisenya ntacyo igendeyeho, hakibaza kuvuguruzanya hagati y'ubuyobozi bwombi nimba bwaba ari leta ebyiri zitandukanye bikakuyobera. Iri soko riramutse risenywe byaba ari igihombo gikomeye kuba rikoreramo basaga 350. Icyo basaba ko ahubwo bakagombye gushyigikirwa, dore ko ngo hari n'andi masoko batunze agatoki ko yubatse ahafatwa nk'ibishanga, kandi ngo iri soko rikaba ryarubatswe rizwi. Icyifuzo cyabo bagasaba ko Perezida wa Repubulika ariwe wakabaye aza kubarenganura ku cyo bita amatika ari mu buyobozi bwabo. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.